Daringi gira usahani intebe abantu bagiye kuza tebuka ndabona abantu banyandikiye bampamagaye barambura mana yanjye babiciye amasaha uri he tebuka ada nimutebuke tumaze kubitegura kandi urabona nyine n'amasaha yagiye pe bwije mutebuke cyane uriya nabwiye gutora intebe uri hehe wowe Daring tebuka usohora intebe Dazane ndi zane n'induzane n'ameza yashyire hariya gira vuba vuba ariko nimuratinda ko ntabwo ubona ko tugira intebe ziremereye ngo intebe ziremereye se n'ubo wariye ukibonye ubunini byose nkunda ari ibintu byo gusenga utazanye ameza se ariko ndebera n'ukuri kose ko bari babicenga bari kukomera none ameza urumva bari bwashyire ibikoresho naro kumva uhagaze akukina no kugufasha ubu ngubu ntabyo mba nakoze njyewe ibyo byose ni agasigane hano yanjye Imana izafasha ukizwe ibintu byawe nabikora ibintu byanjye tubanze dusenge tubanze mukora iki dusenge nawe urasenga n'abo musenga n'abataraza ese ni ngombwa nimba ugeze mu rusengero ubanza usenge ni ngombwa gutegereza ni mu rusengero ni mu rugo ariko aya meza arambangamiye nako n'uwayaterera yitorere urusha amaboko aya meza wayateye neza hano ko ariko mbangamiye aho wagize umukozi wanyu yiterere urusha amaboko maremare Imana kubabarira ubwiye Imana yawe ushyira imbere Imana kubabarire pe Nyezana n'agatambaro ho guyihanagura abandi bageze he ko batarimo baraza ibintu byo gusakuza cyane gusenga ni uguceceka mbese gusenga ni ugusakuza ni ugusenga gusenga se ni iki ni ugusenga nyine nk'uko uvuga ko ari gusenga ntabwo ari ugusakuza tube turirimba agakorasi Imana y'ukuri twajya ndi kuririmbana n'igiti ufashe isaha imbazwe ndetse kutansuhuje kamera ariko nta n'isoni mugira we ibi ni ibiki se ndi kureba by'ibiki haba iki ariko naromewe n'iminwe irahengama bigenze bite yego ko none wamfite kapa n'imyenda hano kubera iki ubu se ndabahaye imyenda yanjye babara nshaka kwisira neza umva mbabwire nge ndabiyamye aho mba nagiye kukamarika ntago tuba turi kumwe ndabiyamye mu myenda yanjye umvura bari iyo itambere imana mujya gusenga izabaha imyenda cyangwa muze mujye kuba nkaje mu hano hari ibihungu hanze mwakura ndabiyamye mu myenda yanjye ibyo bintu byo gusenga nge ntago mbizi murabizi mujye mubwiriye Imana yanyu baha imyenda nge ntago mfatanya namwe kwishaka ahubwo mubwira ceceke bagiye kwa ceceka ibikize reka ntago bindeba munkuriremo imyenda bwira yo ngoye sirayi ni munkuriremo imyenda we ni munkuriremo imyenda urayikuramo hafi ntago mbyumva byo gusengerega ntago mbizi ngewe inkoko ndya inzoga nkwa ntago mba naziboneye ubuntu mbe mba nakamanitse rero bitabaye ibyo ngibyo murankuriramo imyenda uziko se urya inkoko y'ubuntu tuzijyane nimba mubwira umva mani na utujyana se ibintu nkora wewe wabishobora mwagiye inkoko kareka ntago wabishobora ngiye munkuriremo imyenda byo gusenga ntago mbirimo si wagiye ukizwa
njye nyicariko ubuse ko mukijirwa nago mu myambaro y'imyenda bisi kwambara imyenda niki no si Imana kitabaha imyenda yanyu ngo muyambare uzapfa imyenda kareka mu nkure imyenda iyo Mana yanyu tubagura imyenda n'Imana nyabaciye Imana nego barayikuramo se uranguriramo imyenda Mana urayinkuriramo pe genda ratashari genda tufite abashyitsi sibyo umva sheri wari babona intambara y'indaya mu kabari wese wandusha umva iyo ntambara niyo nakora wanze kunkuriramo imyenda n'izira ry'Imana ayo kandi uzayikuramo ugomba kwibabwira wari babona intambara y'indaya mu kabari nutankuriramo imyenda niko biri bugende njye sinkubeshya n'izina ry'Imana njye murankuriramo imyenda kwikuramo sibyo ihanga we nande mba ngubwiye wagiye ikigo utwana wagiye kuzana abakristo ugiye gusenga none muraburana ngo bagiye kuza gusenga ubusangira imyenda ndabura gufata nkagaka ngo ngitema ngafata mbese ni ngombwa ngo abo basenzi se bazayinga gata bagiye kuza gusenga nimba ari ugusenga nta kibazo mwe mwambaye nanjye ndabamari nigura turakoze Imana ishimwe ayigumamo n'ubundi se wagiye yireka wagiye ugabanya amahane zayigumamo gira amahane no ku cyumweru kayagira cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakoma urugi ushaka kureba Imana n'amahoro yuzuye nayo twabona muri iyi si kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. amen haleluya amen haleluya amen tugiye kubabwira ijambo ryiza riri mu migani ya Salomo. Uriya Salomo ni umuntu nakundaga cyane, ni umugabo uzi ubwenge cyane. Haleluya amen Salomo hari ijambo ritubwira ngo Salomo yari afite ibintu byinshi pe, yari afite ibintu byinshi, yari afite abagore, yari afite ibitungo, yari afite buri kimwe, ariko agiye gusaba Imana asaba ubwenge. Amina amen namwe ndagira ngo nimusaba Imana muzasaba ubwenge sibyo, muzasaba ubwenge nimuzasaba ikintu nyine. Urabona urubyiruko hari ibintu dukunda kurarikira. Haleluya amen tuzasaba ubwenge kuko iyo ufite ubwenge nta kintu na kimwe utakora, buri kimwe wagikora. Amena amena muri ibintu ndi kubibabwira uzasaba ubwenge sibyo, ujye usenga wiherere n'Imana yawe uyisaba ubwenge. Ubasabye ubwenge rega nta kintu na kimwe Imana sabye ubwenge yamana imyenda cyane rwose. apo ndayibonye Yes ushobora gusaba Imana isaba ubwenge ukabona imyenda ukabona buri kimwe. Salomo nta kimwe yarahabuze ariko yarasenze avuga ati Imana yanjye uzampa ubwenge. Haleluya amen narambiranye rero reka dusenge twateye pasiteri. Mana yacu nyagasani turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Tujye kwakira pasiteri data nyagasani umufashe ayoborane nawe ubane nawe, abigisha rero nabo ubane na buri umwe wese, uduhe ubwenge nk'ubwa Salomo. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, twongeye kwirukana imyuka mibi mu izina rya Yesu. Amina. Pasiteri reka tukwakire rero, dusengere abarwayi, dusengere buri kimwe cyose wowe tuba dutegereje nka pasiteri. murakoze mumuha amashyi pe, mumuha amashyi arayakwiriye rwose. Amina amina haleluya. Ariko ko nta mbaraga mugirara ibi bintu mujye murabishyiramo imbaraga. Nibavuga haleluya ube watira haleluya y'imbaraga. Haleluya zigiraga umunyenga cyane. Amina hanyuma uyu munsi mbafitiye ubutumwa bwiza cyane, bwa butumwa umuntu ashobora kumva neza, akumva neza no kurambarara, yarambarara hasi akarambarara hasi. Mbo buriya ijambo ry'Imana rya mbere rizerana n'imyuka mibi. Icyo kintu muracyumvaga?
Agora zirana niki? Imyuka mibi. Hoya ngo niki? Imyuka mibi. Imyuka mibi. Imyuka mibi bundi ni bikira. Ntago tubizi pastor tubwire. Uramutse umwe inzoga n'umwuka mubi. Sambanaga n'umwuka muki? Umwuka mubi. Ubwo numaze kumva umurongo ndi kugenda bashiramo iyo myuka mibi yose rero. Mbo. Ariko tukiraho ngaho abihana bagomba kwihana hakiri kare. Bagomba kwihana. Tukinjira muri ibi bintu twamaze kugira ibiki? Kwihana. Turi umwuka uki? Ongera ngo muki? Umwe. Mbo. Maze nimugire ubwoba. Amazina ganyu rwose gagize ibiki? Garanditswe. Gagize ibiki? Karanditswe. Mbo. Ariko ndacyareba nacyo. Ariko bura muremera ko Imana ishobora byose. Murabyemera? Yego. Umuriro w'Imana gwace umuriro w'Imana gwace Umuriro w'Imana wake umuriro w'Imana wake umuriro w'Imana gwace umuriro w'Imana gwace umuriro w'Imana wake umuriro w'Imana wake aha hantu ndumva hari kujya harahumuraga ibyaha. Kugera naho ndi gufata Bibiliya zanjye nkayifata nkumva neza naho Imana iri kujya iranabyihanganira pe. Ibyaha? Hano hantu harimo ibyaha. Oya. Izina rya Yesu. Pastor. Ngewe Imana. Umuriro w'Imana gwace umuriro w'Imana. Arimo ibyaha pe. Pastor ngewe Imana imbabarire icyaha cyo kunywa inzoga nabaswe n'inzoga. Imana ikubabarire. Byari byambujije amahoro. Biri byanjengereje. Ariko murumva kino kinura ngo yari umunywi w'ikira. Inzoga. Imana nimbabarire n'ukuri. Imana ikubabarire. Ariko ikintu turi kujya turatinyira Imana naho ikunda abantu bayoroka mu bantu bakajya baravuga ikintu ariko babizi neza yuko bari kujya barashaka kubeshyaga abantu kandi wenda bakabaye batazi neza yuko bari kubeshyaga iyo mu ijuru. Turi kugendana neza? Yego. Imana nimbabarire rwose nayisabye imbabazi. Oya. Ariko murumva aka kantu Imana iri kugenderanagamo. Umuriro w'Imana kugira ibiki? Wake. Oya, gumwakeho. Izo nzoga zigira ibiki? Bimuveho. Kama hasi. Ngiye kukuramburaho ibiganza. Mu izina rya nde? Yesu. Ongeraho ngo Kristo wacu. Yesu Kristo wacu. Agukureho buri kimwe cyose bitaga icyaha imbere yawe. Muri make wakoraga ibyaha ki? Inzoga. Yumva. Pastor ni byinshi. Gira. Inzoga ni iki? Pastor ni byinshi ntabwo nazivamo pe. Wari ufite ibyaha byinshi. Yego gusa ariko Imana imbabarire nsengera. Ariko uri hanira kureka. Yego. Iyi ni iki? Iyi ni Bibiliya. Abenshi mujya murayitaga Bibiliya. Iyi ni inkoni y'umugenzi ugomba kujya uratungaga iyi nkoni. Yego Pastor. Buri mudayimoni uhuye nawe wese ukajya yarimukubita mu izina rya Yesu Kristo akakuva imbere. Abagutishije umutwe. Mbo, oke. Mukristo mwene data ugiye kumfasha tumurambureho ibiganza dusenge. Kwatura kwe rwose kurimo imbabazi nyinshi ku Mana, ugomba kumubabarira kagira mwiza gikamutunganya. Ntiwongere kugira ubwoba. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ariko twanasenga twamusengera kuko nicyo cy'ingenzi.
ibyaha bikamuva mu izina rya Yesu. Biragusaba kugira ngo wunamuke umere gutya uweme mumere Bibiliya akira ijambo ry'inkomezi ukomere. Uwiteka Mana yacu, Imana igira neza, uyu muntu yari umuntu w'umunyabyaha cyane, arakora ibibi akajya aracumura buri munsi, dore kubera kunywa inzoga, dore baba we yari byaragiye ibitende biramwuzura agatuza karabyimba. Urabona naho ameze nkanjye wa Mana we. Bon, urabona neza hano noneho dore wagira ngo ni ibigega, ariko wa Mana we reka nkubwire, ndamusengeye ngo yanire kureka mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina rwose. Inzoga ntabwo ari nziza, urabona. Urakoze pastor. Oya, ibyaha biracyarimo hano hantu. Ibyaha n'igisa nacyo biracyari muri iyi nzu, dore mucumbikiye ibyaha gusa. Izina rya Yesu Kristo bene data mudufashe twihane. Oya, ongeraho ngo bihanire kureka cyane. No mu nzu ndajyamo nirukana abadayimoni, ntabwo ibintu bishoboka. Muri iyi nzu harimo abadayimoni gusa. Mu izina rya Yesu. Ariko shanga Imana irakubabariye. Amen. Uze kuvugana nanjye shanga. Imana irakubabariye. Iguhaye umugisha. Amen. Hanyuma abantu badafite kwihana muri uru rugo irarimbuye, ikubise hasi. Mu izina rya Yesu. Oya. Pastor. Nagushaka. Ihanira mu bandi. Namushakaga amateraniro atararangira. Ihanire mu bandi. Ntabwo byakunda. Icyo Imana ivuze kiravuze ngo iraje isobanura ibisobanye. Yego. Himbazwa amamara ni wowe gusa ukwiye. We ngo bimeze bite? Rwose njyewe nabaswe n'icyaha cyo gusoma. Ngo? Gusomana? Gusomana ibyo ni ikibazo. Ntabwo ari cyaha pastor. Gusomana urabona niba wenda dushobora gusomana njye nawe Bibiliya bubwa ati nsomera Bibiliya gutya tugafatikanya twese tugasoma. Oya ariko nawe ntabwo ari ibyo pastor. Twaba twenda twaguze nk'icyo kunywa tukaba twasangirira hamwe, uko ni ugusomana nyine, gusangira uburi muri makeya. Ikihe cyaha kise kandi? Niba umuntu uri gusomana n'undi badasomanga ibintu byo kunywa ngo byo gusoma. Gusa ni ibyo ntabwo ndi kubyumva neza. Ese ntabwo uzi umuntu usomana n'undi? Kuva nabaho nitwa Pastor Zombi, nta cyaha n'iki habe. Ni icyo gusomana n'umuntu. Ibyo nibyo biri kuncanga, ntabwo byo gusomana n'umuntu ibyo ntabwo mbizi, kuko ngewe nitwa Pastor Zombi, sinzi icyaha, sinzi n'igisa nacyo habe na rimwe. Pastor nyine ni icyaha cyo gusomana, ni nk'ukuntu njyewe nawe twasomana nyine. Ako ntabwo mvuze ngo nasomana na pastor nyine. Oya, buriya ari ikintu nari kumva neza. Gusomana ibyo bintu byabasa abantu. Ndumva jye nazi n'ibyo muvuga ibyo ari byo rwose. Nyine ni nk'ukuntu umuntu yakubwira agashaka ko umusoma, ukaba wabisaba umuntu usenga gusome. nyine ni nk'ukuntu waba ufite sheri wawe akubwira ngo musome, cyangwa ntabwo wumva gusoma. Ni nyine mu mvugo z'iki gihe ngo ni kwisi. Yewe aho ndahangaha niko nakubwiye, nagaruka kubeshya, nta cyaha n'igisa nacyo nigeze habe n'iri na rimwe, keretse ibyo bintu nyeretse uko babikora,
ukanyereka uburyo bikorwamo nkamenya ngo ibyo bintu bikorwa biti. Suga pastor numva nasomana na pastor. Ibyo nabyo nzi nta n'icyaha kirimo, ngomba kubanza kumenya ese icyaha waba uri kugira ngo bagusengere kimeze gite, ese kiremewe gute, gifite ubuhe buremere. Icyo kintu umuntu amaze kukimenya abona naho atangirira ari kujya aragusengera, sinamenye mera yewe nkubwira ngo Imana irakubabarira. Ndumva naho nahera rwose. Suga pastor chocolate. Unyereke bikorwa bite, unyereke bikorwa bite kugira ngo unyereke ngo basomana bate kugira ngo nanjye ngene nje gusenga. N'icyifuzo cyawe nyitanga n'ibindi byose bikemuke. Niko bimeze. Nagusoma. Wumva utabishaka wanabyihorera ugahamana ibyaha byawe. Ubu ushaka gukizwa rero nyereka izo ngeso ufite, noneho nanjye meraho senga. Reka ngende rero. Oya pastor. None nkoriki. Oya pastor ngusome. Okay. Reka njyewe ngende uhamane ibyaha byawe, uhamane Geronome. Nshaka gukizwa pastor. Oya wige. Waretse nkagenda nkajya ndumva ko bari kuririmba ngo kandi ngo ibikora ititaye ngo gutenebuka kwacu. Ako kantu uri kumva neza. Oya wawitonze kugenda. Pastor ngaho nyine. Bare sambikora. Gira vava ngiye nije kubwiriza nabandi. Ariga iyo mvuye muri amasengesho hano harana n'ahandi hantu ujya gusengera. Nose yawe uzi kubikora cyangwa byikorera. Nge naho nzi ibyo cyaha n'igisa nacyo wamaze kuvuga ko ari icyaha ntacyo nakora. Niba usaba se ntabwo birirwa bibaye icyaha. Oya ni numva ari icyaha ngewe ndasenga mu izina rya Yesu icyaha kigende. Imana ibizifite nyinshi. Utapasi ndagusoma uri kuririmba nganyumvira. Nge ntabwo mbizi basoma n'abateka aricyo ndi kwibaza. Nereka turebe. Gagize ingofero gutya. Kungize sumunuzara umusirikare. Hoya. Ako ndi n'umusirikare w'Uwiteka ngewe ndakomeye cyane. Umusirikare w'Uwiteka. Wawitonze kugenda none singiye kubikora. Hoya baserega nawe uzi kubikorana n'umuntu utabizi kuno biba bigoranye. Ega nk'umuntu nka pastor ndi no kugutinya. Aho ndahanga. Reka ngende. Hoya pastor none se ubwo ngubwo ndaba. Imbere y'Imana ishobora byose naho ngenda kundaga gukererwa uri kunyereza undiraga n'umwana. Pastor ngaka tucyo. Gira vava nge nkomeze mu mashengesho. Ni gute? Oya we Imana igutabare. Imana igutabare. Oya ibyo ngibyo. Ongere twumve ko atari icyaha. Buriya ukuntu umwuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Se pasiteri aracyari hehe n'umukristo? Pasiteri se. Pasiteri wanyu se. Aha. Pasiteri wacu habaye iki? Dukomeze nta kibazo. Ubu yatari pasiteri mwiza? Ya ni mwiza. Cha pasiteri zombi. Pasiteri zombi rwose ni pasiteri ni mwiza ariko nyine ni mwiza. Cyane rwose pe. Pasiteri zombi burari no mu pasiteri natangira ukamwe. Tumurebe. Sibe waba kiri hehera. Abanditse n'ibyaha barihana mana yanjye. Pasiteri aracyari mu mwiherero? Pasiteri nawe